Ngiri ijwi rikanganye mu majwi yose aba mu ishyamba. Inyamaswa yose iryumvishe itekereza ikintu kimwe cyonyine: guhunga. Uzasanga kenshi inyamaswa iyo ziryumvishe zirimo cyane cyane indyabyatsi nk'inzovu, impara, imparage n'imbogo, yewe ndetse n'indyanyama. Iyo ziyumvishe zigomba guhita zihunga zikirukanka zigatabara amagara yazo. Iri jwi ni iry'inyamaswa abantu benshi bazi nk'umwami w'ishyamba, Panthera leo mu ndimi z'amahanga, the lion, intare mu kinyarwanda. Ndabasuhuje, nyita Jean Marikov. Reba ko wakoze subscribe ubundi nkwinjize mu isi y'intare. Mbahaye ikaze. Intare z'ingore biroroshye kuzitandukanya n'intare z'ingabo. Ukibona intare y'ingabo uzahita yibwira bitewe n'umugara ifite ku ijosi ryayo. Uyu mugara ugizwe n'ubwoya bwinshi cyane ndetse bukuze kurusha ubundi bwabo bwo ku mubiri usanzwe. Uyu mugara uzifasha ikintu kinini cyane, ni ukuvuga zifite akamaro kenshi, harimo nko kuzitabara mu gihe cy'intambara iyo ziri kurwana cyangwa se ziri guhiga. Bizazirinda kugira ngo izo nyamaswa zindi bihanganye zitazikomeretsa. Ikindi kandi uyu mugara uzifasha mu gukontorora ubushyuhe. Igihe ubushyuhe bwabaye bwinshi, bwa bwoya burayifasha mu kubugabanya. Ikindi ari nacyo cyibanze cyane, uyu mugara uzigaragaza neza cyane nk'inyembaraga kandi zikomeye cyane. Birumvikana neza ntabwo intare yayobora ishyamba idafite umugara wayo, kuko izindi nyamaswa n'izindi ntare ziba zibibona neza ko ariyo mwami w'ishyamba. Intare y'ingabo imaze gukura ishobora gupima kuva ku biro 250 kuzamura. Muri video duheruka kubasangiza yavugaga ku buzima bw'inzovu, yerekanaga uburyo inzovu zimara amasaha 20 ziri kurya. Ibi bitandukanye cyane no ku ntare. Intare yo amasaha 20 ishobora kuyamara irimo iryamye. Birumvikana neza ubuzima bwayo ahanini bumara iryamye. Intare ni indyanyama. Kuba ari indyanyama rero bituma zitungwa no guhiga. Intare z'ingore nizo zihiga. Nubwo ari uko bimeze ariko intare z'ingabo nizo zibanza kurya kuri wa muhigo bwa mbere. Ibi biterwa n'ubukaka n'ubutware intare ifite muri wa muryango twavuze, pride. Reka turebere hamwe uburyo zihiga. Intare zikora kinyamwuga mu guhiga. Izindi nyamaswa z'indyanyama ziba mu ishyamba akenshi zihitamo utunyamaswa dutoya, utwo tworoshye kutwica. Ibi bitandukanye no ku ntare, aho yo ihitamo ikinyamaswa kinini kirayibeshaho n'umuryango wayo. Ibi ngibi ibifite confidence kuko yitwa umwami w'ishyamba ndetse iba yiyizeye ku mbaraga zayo. Ibi bigatuma ihora itsinda. Niyo iri kugenda mu nzira uba ubona ntacyo yikanga, nk'umuntu uri mu rugo iwe. Intare zikunda kurya inyamaswa zirimo ishya, impongo, imbogo, imparage, impara n'ingurube y'ishyamba, warthog cyangwa se pumbafu yamamaye nka kasongo. Biratangaje ko waba utayizi. Intare ibonye umuhigo irawirukankana paka iwufashe. Iyo ifashe wa muhigo ihita yihutira gufata ku ngoto, ijosi. Iyo imaze kuhagera igafataho neza, yiheza umwuka kugeza umuhigo upfuye. Intare ziba mu matsinda.
Buri tsinda riba rigizwe n'intare 15. Buri tsinda riba ryiganjemo intare z'ingore ndetse n'abana. Haba harimo ingabo nkeya ndetse ishobora no kuba imwe. Intare y'ingabo niyo icunga umutekano w'iryo tsinda. Itsinda ry'intare baryita Pride. Intare zishobora kubyara hagati y'ibibwana 2 na 6. Ijwi ry'intare baryita roar mu ndimi z'amahanga. Iri jwi rishobora kumvikana muri mayiro zirenga 5, ni ukuvuga ibirometero byibuze 8. Iyo intare bwaguye niyo ifata inshingano zo kwita ku bana. Muri wa muryango intare z'ingore nizo zijya guhiga, mu gihe iy'ingabo irimo iba iri kuzicungira umutekano. Muri make buri ntare iba ifite umumaro mu itsinda. Nyina w'ibyana niyo wita ku bana bagakura ndetse ikanazigisha guhiga, gutega ambushi no kwirwanaho mu gihe bibaye ngombwa. Ibyana by'intare bikura bikina. Iyo havutsemo intare z'ingabo zirarerwa zigakura, zamara gukura zikajya kwibeshaho. Intare y'ingabo ijya kurwana n'izindi ntare z'ingabo mu yandi matsinda kugira ngo yigarurire ako gace. Iyo intare iri guhiga ishobora kugendera ku muvuduko wa kilometero 80 ku isaha. Ibi birumvikana neza, uyu muvuduko ni umuvuduko munini cyane. Intare ni imwe mu nyamaswa zibangutse. Uburyo bwiza bwo gupima intare imyaka ifite cyangwa se uburyo ishajemo, wifashisha wa mugara twababwiye hejuru. Igicucucucu gikorwa n'uwo mugara icyo kikubwira imyaka intare ifite. Uko igicucucucu cyawo kijimye cyane niko intare iba ifite imyaka myinshi. Nubwo intare ari umwami w'ishyamba, ariko zihura n'ibibazo mu buzima bwazo. Icya mbere ni impyisi. Ahantu hose hari intare haba hari n'impyisi. Impyisi zitegereza ko intare imara kurya, hanyuma zikaza kurya ibisigazwa byayo by'umuhigo wakozwe na ya ntare. Iyo impyisi zibaye nyinshi zishobora gutangira ya ntare zikayica, zikayihindura umuhigo. Iyo intare itabashije kwirwanaho, ubuzima bwayo burangirira aho ngaho. Icya kabiri ni ba rushimusi. Ba rushimusi barazica bagatwara impu zazo, ndetse hari n'abakora ibi ngibi nko kwishimisha kugira ngo yumvishe ko yishe inyamaswa y'intare cyangwa se inyamaswa y'inkazi, nawe bituma abantu bamutinya. Uzasanga kenshi abantu cyane cyane abaherwe bishyura amamiliyari kugira ngo bajye kwica intare. Icya gatatu, urbanization. Rimwe na rimwe leta z'ibihugu zipanga imishinga ikomeye, zigatema amashyamba, ahari ayo mashyamba zikahubaka imijyi. Nk'uko byumvikana neza, ayo mashyamba aba yaracumbikiye inyamaswa zirimo intare. Aha ngaha ni hahandi wisanga izo nyamaswa zigiye mu kaga, zigapfa ndetse zikahuka no mu baturage, zigateza umutekano muke. Dufatanyirije hamwe tukarinda umutekano w'inyamaswa, twagira isi nziza ikeye ikurura ba mukerarugendo. Ibi ngibi mu Rwanda byaratangiye. Parike ni hamwe mu gace gacungirwa umutekano bikomeye. Aho urugero twavuga nka parike y'Ibirunga. Mu Birunga ni hamwe mu hantu hinjiza amadovize menshi kuri leta y'u Rwanda. Parike Akagera nayo
ni imwe muri ayo mapariki. Parike ya Nyungwe zose zitabwaho. Aha ni hamwe mu hantu nyaburanga umuntu yakifuza gusura mu Rwanda. Zicungirwa umutekano. Ibi byose bigerwaho ari uko hatewe ibidukikije. Ndabashimiye mwe mwese twabanye mu kiganiro ubuzima bw'ishyamba cy'uyu munsi wa none. Ni ikiganiro cyagarutse ku buzima bw'intare, umwami w'ishyamba, Panthera Leo. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro bindi bizakurikiraho ntibizagucike. Ntiwibagirwe gukora komenti, icyo ubona twakosora, icyo twakongeramo, ndetse n'ubona bigushimishije nabyo bivuge. Kora share, ubisangije inshuti zawe. Nyita Jean Markov, naho ubutaha.